Yes, of course. Nkuko mubizi amazina yanjye ni Njuga. Abantu benshi bakunze kongera akazina bita Babalao. Ikiganiro rero ni Burakeye. Burakeye rero ni muri sinema nyarwanda aho tuzajya tugenda tugwa abantu gitumo bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Uyu munsi rero turi kuri set, ndaza kubabwira izina ry'iyo set kuko mbivuze byose mwahita mubirangiza mu mutwe, aho turi buze kuganira n'umukobwa ndetse na producer ukora iyo filme hamwe ndetse na King Chid, akaba ari umwe mu bategura amashusho y'iyo filme akanaeditinga akayashyira hanze, akaba ari n'umwe mu bakora za filme nyinshi mwagiye mumenya cyangwa muri kugenda mumenya nk'ubu ngubu. Hari filme yitwa harya bayita ngo iti Umuturanyi, ni filme yitwa Umuturanyi, murayizi mwese ndabizi mwakoze na subscribe. Ni filme ya Clapton Kibonke, aho bose rongeye kubegera. Stay charged. Kuri kamera haba hari uwo bita Rafiki, uyu ugiye guheraho akaba ari we nababwiye ngo iyo bavuga ngo ni umuntu uyobora filme, ni ukuvuga ngo ni uyiyobora mu buryo runaka cyangwa ubundi, akaba ari we producer w'iyi filme turiho kuri tele bayita gute? Kubera iki? Ni filme yitwa Kubera Iki. Filme yitwa Kubera Iki rero muyikinira he? Abantu benshi baba bashaka kumenya ngo filme yitwa Kubera Iki ikinirwa he, itegurirwa he, amashusho akorerwa he, kugira ngo basobanurire babyumve. Filime yitwa Kubera Iki yandikwa kandi kanayoborwa nanjye, itegurirwa muri Kigali kandi gakinirwa ni Kigali. Muri Kigali mu location aramubona ikirere mufite cyiza, inzu mukoreramo nziza, bakibaza ngo iyi location irahagana he? Iyi location iri ahantu bita Norvège. Norvège rero hari abantu bazi igihugu cyitwa gifite niba ari kwitwa niba ari amakartier bita za Norvège naye, none ndagira ngo tubwire ni muye quartier mu murwa wa Kigali. Ni mu murenge wa Kigali ahantu bita Karama. Murabyumva rero ko Norvège itunganyirizwa Ikarama, akaba ari umwe mu Kubera Iki itunganyirizwa Ikarama. Ikaba yandikwa na Mukandasumbwa Karine, igaca kuri channel yitwa Promotive. Producer akaba ari nyine nyiri iyi projet. Iyi projet producer wayo ni umuntu witwa Hakizimana Eli yateguriye abanyarwanda, yabakukingiye ibintu byiza cyane. Ndakomeza ndaza kuza kuganira n'abandi bantu ndi kubona none gukina agapira nkuko tugenda tubagwagiza Gitumo. Grand frère meze bite? Fresh kabisa. Uyu rero nkuko mubona araza kubibwira, naje kubabwira abantu ndi buze kugenda nganira nabo, yitwa King Chid. King Chid rero ni umwe mu bari gutegura amashusho, uri umwe mu bari gutegura aya mashusho y'iyi filme. Ndagira ngo ugire icyo tubwira. King Chid ni muntu ki? King Chid ni umu-DOP, nka umu-editor ndetse nk'abantu umu-producer mu mafilime agiye atandukanye hano mu Rwanda. King Chid ni producer, ni umu-editor, akaba n'umuntu umwe ugenda ukora ibintu bigiye bitandukanye mu mafilime hano mu Rwanda. Turagira ngo noneho ubwire abanyarwanda bakumenye, utubwire filime umaze gukora n'amazina yazo. Filime maze gukora ni filime nyinshi cyane, navuga ko zimwe muri izo filime abanyarwanda benshi barazizi. Natangiye nkora filime Ubutaka bw'amaraso, Marume, Furafura, Nyabingi, Inzaratsi, 2 weeks, Nyirankotsa, Gatarina. Uyu munsi ndimo ndakora filime yitwa Kubera Iki, ni filime itambuka kuri channel yitwa Promotive, ndetse na filime yitwa Umuturanyi ya Clapton Kibonke. Urabyumva rero ko ni umuproducer uri mu bintu byinshi, agenda akora amafilme menshi agiye atandukanye. None ndagira ngo noneho tuze kuganira ku bijyanye na production. Production ni iki kigoranye cyane ubona muri production? Ikintu gisa nkaho kigoranye cyane muri production, kuri njyewe mbona ibintu byose ari ibisanzwe. Ibintu byose ni ibisanzwe bitewe nuko akazi umuntu aba agenda akamenyera, ariko ikintu kijyanye no gufata amashusho kenshi usanga material tujyaho bitewe no gushutinga amafilme cyangwa se amascene arimo amaction, usanga umuntu ashootinga afashe kamera mu ntoki. Ntabwo biba byoroshye kuba wahera mu gitondo ufashe kamera mu ntoki kugeza nimugoroba, cyane ko ari material tujyaho tukayatangira mu gitondo tukarangiza nijoro. Ese biterwa n'iki gufata kamera mu ntoki mu karuha, kandi bizwi neza ko abazungu hari ibintu bagiye bategura, bagakora amaterepie kugira ngo utereke kuri terepie, bagakora amagimbo kugira ngo uterere gimbo, amascene ngayo kuki bibagora kugira ngo bigende gutyo? Navuga ko wenda ikibazo kikiri mu bushobozi, ariko umuzungu waremye kamera kare mu buryo bwo kwikoresha, nanjye Imana yandemanye yampaye imbaraga zo kuba nabasha kuyikoresha, bityo ngewe imbaraga mfite ziracyanyemera kuba nafata kamera mu ntoki nkayikoresha uko mbishaka.
Yes, ubone King Chid urumva imana afite impano yo kuba yenda yakoresha kamera ukabona ko ishusho rifashwe na drone cyangwa rifashwe n'ikindi kintu. King Chid ni iki wabwira abakunzi bakurikira film ukora? Uyu munsi wa none na icyo nabwira abakunzi bakurikira filime nkora, nabwira ko bagenda bareba ibyo bihangano banagiye nkoraho bagakora subscribe ku macana agiye atandukanye. Mbashishikariza ko bakora subscribe kuri channel yitwa Promo TV. Uyu munsi wa none ndimo ndakora filime yitwa Kubera Iki. Ni filime nziza cyane, abanyarwanda benshi batangiye kugenda bayikunda, babwira ko season izagenda zikurikira bitewe nuko ngenda ngana na director cyangwa se n'abagenda bategura filime. Ni filime izashimisha abanyarwanda muri rusange. Yes, wamwita King Chid. Ndakomeza mu bakinnyi, hari undi mukinnyi okay, mbashe kubona umukobwa uri hafi yanjye, nkuko twagiye tuvuga turagenda tubagwa Gitumo. Ni umukobwa wakomeje gukina kapiri iruhande rwacu aho twakoreraga ama interview n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ariko turakomeza tugende tuganira none kugira ngo abanyarwanda baze gukunda bino bintu dukora. Ndagira ngo utangiye wibwira abaturarwanda ndetse n'ababa hanze y'igihugu kuko nibo akenshi bakurikira ibintu byanyu. Amazina yawe bakwita ngo iki? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ishema Alice, ariko ku ma social media nkoresha Ali Queen Official. Urumva ari wa mukobwa rero ntago azi gupfusha umwanya w'ubusa, aniyamamaza akahita yivugisha ngo ku ma social media ngo Ali Queen Official, ibintu ngibyo. None ndagira ngo tunyaruke vuba mu mikinire ukina muri iyi filime kina witwa ngo iki? Murakoze cyane. Iyi filime nyina nitwa Honorine. Nibyo zina ryanjye muri iyi filime. Maze gukina filime zingana gute? Tubwira amazina y'amafilime maze gukina. Amafilime ni menshi ariko ntabwo yakunze kumenyekana cyane, gusa harimo yigeze kumenyekana yitwa Gira Amata, nakinye ndi inshuti ya Gira Amata nitwa Anita. Hari na filime nakoranye n'umuhanzi Jack B, sinzi niba umuzi. Hari filime twakoranye, hari n'indi filime nakoze yitwa Zagara. Mego. Ubu rero nk'abandi kugaragara muri filime yitwa Mama Ninde ndetse n'iyingi usanzwe turi gukora yitwa. Ndagira ngo noneho tuze kuganira dukubite tubangura kuko amasari kutugendana. Ndagira ngo noneho tubwire scene yakugoye n'impamvu yakugoye muri iyi filime yitwa Kubera Iki uri murakinamo. Ya scene yangoye ni scene yo kuvuga nabi, yo gutongana, ku buryo niyo abantu batonganye ndabahunga, ariko nakazi ngomba kubikora byose. Narabikoze kandi narabishoboye. Hari ibibazo byinshi muri sinema nyarwanda abakobwa bakunda guhura nabyo, usanga bakubwira ngo ushobora gukina utwite, ngo happy ngo ntago natwita, ushobora gukina ngo inzoga ngo ntago nazinywa, ngo ushobora gukina wabaye indaya ngo ntago naba indaya, ngo ushobora ngo gukina niye scene yakugora noneho ku giti cyawe wumva udashobora gukina mu buzima bwawe. Utambuza akazi. Reka scene yangora buriya tuzagenda tubiganiraho gake. Gusa inbox. Ese irahari cyangwa ntayihari? Tuzabimenya mu minsi iri imbere. Irahari nyine nangara kukubuza akazi, irahari cyangwa ntayihari? Kano ni akazi. Iyo wakagiyemo uba ugiye mu kazi. Ugomba gukora akazi nk'uko kakwiye, nk'uko wagasabye, ukagakora uko bikwiye, bivuze ngo ntayihari. Okay, of course urabyumva, scene ntayihari, ndakubita mbangura ndacyashakisha no munzu. Okay, mbonye undi mugabo. Amakuru ni meza. Umeze neza? Ya turashima. Ubusanze nayo hano kuri itere, ariko sinzi icyo washinzwe, niba wenda ushobora kuba umushoferi utwara abantu cyangwa utwara imizigo cyangwa utwara ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo uze kutwisobanura muri iyi film ukinamo cyangwa uri umuntu rusange uri. Iyi filime nkina nitwa Freddy. Okay, urabyumva rero ni umwacteur ukina muri iyi filime. Fred, meze neza? Yemeze neza. Fred rero ndagira ngo Fred tutangiye tuganira tuvuga ku bintu bijyanye no kwactinga. Hari ibintu bigenda bigora abantu mu myactingire bitewe n'umukobwa tumaze kuganira. Ndamaje ngo hari niye scene ushobora gukina ikakugora ukumva yakugoye. Noneho kuri we Fred, niye scene washobora kugukinisha muri iyi filime ukumva yakugoye? Ubundi uri umukinnyi ugomba gukina byose, ariko ikunda kungora cyane ni scene yo gutereta. Ntago byakugora kuko bitewe n'uburyo uri gusekera abantu kuri kamera hano bivuga ko uri umugabo w'amanyanga. Ikunda kungora scene yo gutereta cyangwa se kuba na pasiteri. Okay, uramwumva Fred ngusene yo gutereta no kuba pasiteri. Twatangiye wenda ubwira abantu amazina yo muri filime, none tujya ngo ubwira abantu amazina yawe. Amazina yanjye ubundi bwite nitwa Hakizimana Eli. Hakizimana
Eri hari umumama twiza kuganira ambwira akantu ko ngo Hakizimana Eri ambwira ko Hakizimana Eri na titre ye muri iyi movie ndagira ngo umbwire titre ye muri iyi movie. Iyi movie iyi Kubera Iki Series ninjye producer wayo ninjye nyirayo yego. Akomeje kwibeshya kuri mama nkajya ngira ngo niwe producer cyangwa uriya mama akora iki? Uriya niwe yandika niwe uyiyobora afite akazi kenshi. Akazi ke urumva na assistant wa producer aho utari ni nawe director wayo ya kubera aho utari no urabibona ko biryoshye cyane. Ifilimi irimo abakobwa beza nkuko nagiye nyireba hari abakobwa nagiye ncaho hari n'abandi bagiye bari mu nzu nagiye mbona harimo abasore mu bogari nagiye mbona hari n'urundi rubyiruko rwinshi rugiye rutandukanye nagiye mbona muri filime n'abasaza bazi gukina. Kubera iki wakoze casting guhera kuri umusaza kugeza kuri rubyiruko rundi nagiye ngo bisobanurire abanyarwanda bitewe ni story mwagiye mukora. Casting yakozwe na director ariko impamvu ishaka kubituma barimo ni ukubera ubwiza bw'ifilime n'imiterere yayo. Nibyo bituma ishobora kuryoha niyo mpamvu naryoheye abanyarwanda ngira ngo nawe urabizi cyangwa se uranayibona. Iyi ni filime igeze noneho ahantu harenze aho bari basanzwe babona. Ni filime nziza urumva rero ushaka ikintu cyiza byanze bikunze ugomba gushaka n'abantu beza bazagufasha. Nirihe rero jambo wakoresha kugira ngo ukundishe abanyarwanda iyi filime ubibutse n'izina ryayo naho bashobora kuba bayireba? Iyi filime yitwa Kubera Iki Series cyangwa se Kubera Iki filime. Ni filime ushobora gusanga kuri YouTube. Ni filime nziza kugira ngo ubashe kuyikurikira no kugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification muri telefone yawe umukomeze kudushyigikira. Ngira ngo ibyo bakunze muri filime bakunze abantu batandukanye bakunze Keza bakunze Uziri bakunze Marta bakunze n'abandi hari n'abandi batarabona baza iyi filime iraryoshye ngira ngo nkuko byumva rero filime habamo akantu ko kwamamaza mu kiganiro ati kora subscribe kuri channel yacu yitwa Promo TV Rwanda. Yes dukomeze tuganire rero ndagira ngo noneho umbwire iyi filime ni story y'abasaza ni story y'abaceshesha kanguye ni story y'urubyiruko ni story ishingiye ku kintu ni story ubundi y'abakiri bato kwirebye usanga ni ibijyanye n'imibanire uburyo umuntu ashobora gukunda abantu barenze umwe biba byo gutendeka by'abasore cyangwa by'abakobwa. Urumva ni filime ijyanye n'imibanire y'abantu bwa buri munsi cyangwa se urubyiruko. Ngira ngo niyo urebye abantu bayireba cyane ni urubyiruko n'abantu bakiri bato. Dukomeze ikiganiro rero reka nuyumbe muretse asubire mu kazi ke kuko mbasanze kuri tele nkomeze ndebe ko nabona undi mukobwa nsorezaho ndebe undi mukobwa nasorezaho. Yes mbonye undi mukobwa uri kuri moto. Yes bitese ni sawa amakuru meza nawe ukina muri iyi filime? Yego filime kirimo ibyuki bamwakabyaramo none se ni ukuvuga ngo kiri muri filime ukina witwa ngo iki? muri iyi filime nkinamo nitwa Fiye rero hari ukuntu umuntu ashaka kumva izina Fiye akatebaza ngo Fiye rero muri filime akinamo ari muntu ki? ubusanzwe amazina yanjye nitwa Charlene Pacena nkaba nyine ndi umuntu usanzwe ndi umukobwa usanzwe. Muri filime noneho story ndagira ngo nsangize story ukina muri filime uvuga ati nkoramo bino na bino ngenda gutya na gutya nitwara gutya na gutya. muri Kubera Iki filime nkinamo ndi umukobwa ukundana n'umutipe witwa Fred ari njye akunda ariko nyine bikaza kurangira atari njye tubanye. Yego iyo rero bije kugenda gutyo muri filime ndagira ngo turize kumenya abakobwa muri filime hari ukuntu no mu buzima busanzwe usanga ufite agatima kabi iyo wakunze umuntu ugasanga siwe mubanye. Ndagira ngo noneho umbwire imyitwarire yawe ku mukobwa waba wagutwaye umugabo muri filime biba bimeze bite? ukuntu biba bimeze ni kwa kundi nyine uba ufite umusheri ukajyanayo undi mukobwa w'inshuti yawe akamugurya agapapu tu bandiye agapapu. wabyitwayemo ute rero muri filime? warababaye cyangwa byaragushimishije? ni filime ariko tuba dushaka kwerekana ko ibyo bintu bibaho mu buzima busanzwe nyine ubwo bizajya kurangira twabonye icyo uwo muntu uba utera agapapu icyo agomba gukorerwa. noneho reka tubikure mu buri filime aruba gutega agapapu nk'uwo wajyanye n'umuhungu akagutera agapapu ko kureba umukobwa akaguca inyuma akajya kureba wa muhungu wabyitwara mute? nahita nimanukira nkikomereza. ugakomereza Nyabarongo kwa Makuza cyangwa? abahungu baravuka buri munsi namwihorera nyine nabihorera.
Okay, wamwumvisha aryo babwiye ko yitwa Charlene. Charlene cyo cy'abanyarwanda. Okay, ikiganiro rero ndakomeza mpige usebo kubona abana bato kandi bose ntacyo nababaza. Sorry, mbonye undi mukobwa di. Muraho. Meze neza. Meze neza. Nawe musanze hano kuri tele nkuko nagiye mbona abandi bantu ko bigiye bitandukanye. Amazina yawe bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Igihozo Melissa. Wanyemerera se tukaganira nawe? Nta kibazo. Okay, twitemberere tuganira nk'ibisanzwe. Ndagira ngo wenda dukomeze tugende tuganira ku bijyanye na sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda wayibona ute? Njyewe sinema nyarwanda mbona ari ibintu bimaze kugera ku rwego rushimishije. Ni ibintu bimaze kujya ku rwego ese iyo bivuze urwego rushimishije urwego rushimishije kuri wowe ni iki? Ndagira ngo tuze kuganira tudatera ikibuno nako uranagifite da ifite ku bikari. Murakoze cyane. N'abantu benshi bakunda kugera ku ufite ibikari se kereka nkawe mwanya njyenyine. Nakugiranya nka mukobwa nanjye hari umukobwa twize gukina na filime nanjye nize kubikinaho. Umukobwa twize gukina filime yitwa yamwita nde ese buri kuba mwita gute afite ibibuno shaho ariko nawe rero nkundi ibibuno wagira ngo ndayarya tambaza nka makisi ayo nyene amabuno. Okay, tureke gutebya ikiganiro twikomereze. Sinema nyarwanda uyakira ute cyangwa uyibona ute kuri wowe? Njyewe ko mbibona mbona ari ibintu biri ku rwego rushimishije kubera ko wenda mbere ntago abantu babashaga kwirekura. Hari abantu nyine batinyaga, abantu baratuna bate, ariko ubu ngubu abantu baragerageza nyine wenda hari aho bo batabasha kwirekura nk'uko wenda bikwiye, ariko hari abantu babikora ukabona ni byiza kabisa ku buryo ureba filime kabisa ukabona. Umaze gukina muri filime zingahe? Umaze gukina muri filime zingahe kuva watangira gukina filime? Filime ebyiri. Yitwa ngo iki? Urujijo na kubera iki. Najya none hotera abantu amatsiko bareba filime babwire kuri kintu bita kubera iki wumva ko iryo jambo ryakomeje kugaruka ngo kubera iki ni ijambo urumva nawe nakantu bita kwibaza. Kubera iki wakinye muri kubera iki nakinye muri kubera iki. Iki kibazo ariko kubera iki nyine ni filime nyine wakibaza nawe wareba ukavuga ati kubera iki. Ni ibintu nyine birimo urujijo ukuntu ariko nanone birasobanutse. None ndagira ngo uze kunyinira agasene kamwe wakinnye uze kunye acting nyina nk'akantu kamwe wakinnye muri kubera iki ku buryo abantu bahita bati wa mukobwa uzika akazi. Iyi mikoro ngiye kwikorekera tunasoza ikiganiro mbabwira ngo mwamuri kumwe na Njuga mukore subscribe ahantu hagiye hatandukanye mubasha kureba amafilme agiye agezweho kandi akunzwe. Iyi mikoro ngiye kwerekera uyu mukobwa aze kutubwira agasene kamwe yakiniye muri iyi filme anakacting imbere y'amaso ya rubanda bize kugenda neza. Uraza gukina agasene tunasoza ikiganiro. Umva ndagira ngo umenyeshe ko uru rugo ntazaruvamo. Musaza we namubwiye ngo akoresha agakingirizo arabyanga. Ndagira ngo nkumenyeshe ko guhera uyu munsi ugomba kunyubaha nk'umugore muri uru rugo. Nta soni ngo njye mva muri uru rugo kubera iki.